Bakunze b'inkuru z'urukundo kuri Zasha TV, ndabasuhuje nk'ibisanzwe kandi mbahaye ikaze. Inkuru y'urukundo yacu y'uyu munsi tuyitangiranye n'umumama yitwa Shani. Ni umumama ukiri muto ariko nanone ufite umwana mukuru ho gato ufite imyaka 12. Uyu mumama rero niwe ubana n'uyu mwana bo bonyine, kubera ko aba yaratandukanye n'umugabo we maze akaba ariwe usigarana umwana. Uyu mwana rero abyutse rwose atishimye, arababaye, ntago anezerewe habe na gatoya. Mama we ari kumubaza ati none se kutishimye byagenze bite? Ni ukuri ubyukanye umunabi? None se waba utasinziriye neza? Ntabwo waruhutse? Uyu mwana aramubwira ati nta kibazo mfite rwose, yego sinishimye ariko nanone ni ukuri nasinziriye nta kibazo. Mama we rero amuzanira ibyo gufata bya mu gitondo maze akabimushyira imbere, ariko uyu mwana ataratangira gukoramo, uyu mumama ahita yumva telefone y'isonnye iba yegereye uyu mwana, agahita ayifata akajya kwitabira mu cyumba kuko aba abonye ko ari wa mugabo we batandukanye. Aragenda rero akimara kwitaba, uyu mugabo ahita atangira amutuka ati ariko ati wowe ninde wakubwiye ngo ujye umarira umuriro? Kubera iki waraye umpamagara ijoro ryose ntutume nsinzira? Wari uri kunyishyuza se? Hari ideni nari nkurimo? Uyu mumama aramubwira ati rwose reka nkubwire, ngiye ntago nakwisuzuguza bingana gutyo ku buryo naguhamagara. Wibeshye nimero, reba neza urebe umuntu waba yaguhamagaye. Njye rwose umuriro wanjye sinawupfusha ubusa nguhamagara, kandi urabizi mu bantu nahamagara nturimo, nta n'ikintu cyatuma nguhamagara. Aba bombi baratongana bagashwana maze bikarangira uyu mumama yikupiye telefone, ariko akimara gukupa ahita atekereza ko bishoboka ko ari umwana we waba yahamagaye. Ahita ajya kumureba muri salo rero akamubwira ati ni wowe wahamagaje telefone yanjye papa wawe? Uyu mwana ahita amubaza ati none se ma, kuba nahamagaje telefone yawe papa wanjye hari ikibazo kibirimo? Uyu muntu ahita amubwira ati sinakubujije, sinakubwira ngo ntuzongere gufata telefone yanjye umuhamagara. Shani akomeza abwira uyu mukobwa we ati ni ukuri nakubujije kumuhamagara, ko yadutaye wamuretse n'ubundi akatuvira mu buzima burundu, n'ubundi akagumana amahoro ye, wamwihoreye? Uyu mwana aramubwira ati ntabwo nabishobora, nari muhamagaye kuko rwose hari ibintu ku ishuri by'ibirori nifuzaga ko yazamo. Mama we rero utaburi kubyumva uba umaze kurakara, uyu mwana ahita amubwira ati okay, nta kibazo, noneho n'ubundi ndabona amasaha yo kujya ku ishuri yageze, reka ngende. Mama we ahita amutwara rero ku ishuri, bari mu nzira akabaza uyu mwana ati uracyandakariye? Uyu mwana ahita amubwira ati ni ukuri ngiye birambabaza kuba papa wanjye nta kintu na kimwe dushobora guhuriramo. Abana ku ishuri birirwa bambaza ngo kubera iki adashobora kunzana ku ishuri, ari mama uhora unzana wenyine. Ati maze nkabura icyo mbasobanurira. Ati ni ukuri mba nifuza ko papa wanjye yinjira mu buzima bwanjye ndetse akamfasha mu bintu byose bya buri munsi nkora. Uyu mumama ahita amubaza ati none se wumvaga wari kunezerwa ari uko ari papa wagutwaye ku ishuri? Umwana ati yego, ati ariko nanone nyine ntibishoboka, nta nubwo byashobotse, ubwo nta kundi. Shani ava gutwara umwana ku ishuri maze akajya kureba inshuti ye kuko aba yumva aremerewe, maze bagatangira gutembera ahantu hari akajaride kandi karimo intebe abantu bajyaga kwicaramo baruhuka. Maze akatajya kubwira uyu mushuti we ati ni ukuri, ati ndumva bindambiye, ati ndicuza ukuntu nashakanye n'uriya mugabo, ati ariko nanone sinakwirenganya kuko ni icyemezo cyafashwe n'ababyeyi banjye bamukingiye ku ngufu, ntabwo nabishakaga ariko bo rwose bafashe icyemezo. Ndatekereza ko rwose ahantu uyu mugabo ari yishimye kubera ko icyemezo ari we n'ababyeyi banjye bakimfatiye. Ati ndumva bimbabaje, ati kandi nanone mfite ubwoba ko uyu mugabo ashobora kuzanyangiriza umwana, akamuteza umutima mubi ndetse rwose akanamwangiza mu bitekerezo, akamuhemukira, akamubabaza, kubera ko n'ubundi umwana wanjye ntakishima kubera papa we. Iyi nshuti ye ihita imubwira iti none se umwana wawe urumva umufite iyihe migambi? Uyu muntu ahita amubwira ati ntabwo mbizi. Maze iyi nshuti ihita imubwira iti rero umwana wawe mureke yegere papa we cyane, bityo bizatuma amenya ngo papa we ninde, azamenya ko ari umuntu mubi maze we wenyine amwikureho, naho ubundi rwose nukomeza kumutambamira azakwanga nawe agire ngo uri kumubuza papa we. Mureka amwegere yimenyere ngo uyu muntu ni muntu ki. Ubwo rero baba bageze aho hantu nyine muri ako kajaride maze bakareba hirya bakabona umusore uba uhari,
aba ari kwigisha abana abakuru ndetse n'abato, maze Shani agahita abaza iyi nshuti ati se uriya musore ni muntu ki? Buri gihe musanga hano ari kwigisha bariya bana, baba abakuze baba n'abatoya, uba ubona kandi rwose yahuje nabo urugwiro, uba ubona babyumva kimwe na bariya bana, uriya muntu se buriya ni nde? Shani ahita avuga ati rwose numva mfite amatsiko yo kumenya ibintu uriya musore aba yigisha bariya bana, ngiye kumushakaho amakuru ntawamenyererwa, nsanze se ari ibifite umumaro nanjye ntiyanyigisha hari ikibazo, ngiye kumushakaho amakuru ahagije rwose, ndashaka kumenya ibintu yigisha. Ya nshuti ye yahise iseka, ariko bahita bakomeza kwitemberera ntibakomeza kubyitaho. Ku mugoroba rero wa mwana w'umukobwa ava ku ishuri maze agatangira gusubiramo amasomo, mama we amusanga muri salo akamubaza ati none se hari ikintu ukeneye ko ngufasha? Uyu mwana ahita amubwira ati ntacyo, ati n'ubundi uko byagenda kose ningusaba n'ubufasha ntabwo uri bubumpe. Mama we ati nibyo se koko utekereza ko unsabye ubufasha ntabuguha? Uyu mwana ahita amubwira ati n'ubundi ntabwo unyumva, ndakeka rero n'ubundi ko n'ubufasha nkeneye utabumpa. Mama we nk'umuntu mukuru wese amenya icyo uyu mwana ashaka kuvuga, maze aramubaza ati ushaka guhamagara papa wawe kugira ngo azaze mu birori byawe? Nta kibazo rwose. Akira telefone, ibyo yabivugaga azana telefone we yari yayisize, maze arayimuhereza, aramubwira ati muhamagare rwose nta kibazo. Ati kubera ko ndabona waramfashe nk'umuntu mubi utifuza ko ubana neza na papa wawe, ngaho mwihamagarire, ariko nanone ikivamo ukirengere, wihanganire ibyo uri buhurire nabyo muri iyo telefone rwose. Akira. Ubwo mama we yahise amusigaho ahita yigira mu gikoni, telefone ayisigira uyu mwana. Uyu mwana yafashe telefone arayireba, maze abitekerezaho neza, ahita ahaguruka asanga mama we mu cyumba aho yari agiye, maze asanga mama we yicaye ku buriri ari kurira. Uyu mwana yahise amubwira ati mbabarira mubyeyi mwiza, ndagukunda urabizi, ariko ni ukuri nkeneye urukundo rwanyu mwembi, sinshaka rwose ko hari urukundo rw'umwe muri mwe mbura, singusabye ngo musubirane kuko wenda ntibyashoboka, ariko ndagusabye rwose mama, papa rwose ndamwifuza mu buzima bwanjye no mu bintu byanjye byose, ndashaka ko mwembi mumba hafi nkababona mwese, kandi nkabona urukundo rwanyu mwembi uko muri babiri. Rwose ndakwinginze gerageza unyumve mama, ntabwo ari ugushaka kukubangamira. Uyu mubyeyi ahita afata umwana we akamuhobera, maze akamubwira ati nanjye ndagukunda rwose kandi nkwifuriza icyiza, gusa nanone simba nkeneye ko ukomereka, simba nkeneye rwose ko ibibazo byanjye na papa wawe byakugiraho ingaruka. Uyu mwana ahita abwira mama we ati ngaho rwose mbabarira uba ari wowe umumpamagarira. Wa mumama afata ya telefone maze akajya mu cyumba, kuko rwose ntabwo aba yizeye ibintu uyu mugabo agiye kumubwira, ntabwo aba ashaka ko umwana abyumva mu matwi ye, maze ahita ajya mu cyumba agahamagara uyu mugabo. Uyu mugabo ahita yitaba avuga ati murongeye kandi murampamagaye? Ntabwo se wambwiye ko utapfusha umuriro wawe ubusa umpamagara, ubwo uri gukoresha uwande? Uyu mumama ahita amubwira ati rwose nta kindi nguhamagariye, nagira ngo nkubwire ko umwana wawe ku ishuri hari imbyino z'umuco bazabyina, kandi nawe ari mu bazabyina, yifuzaga rero kuzaza kugira ngo urebe rwose uko azabyina. Uyu mugabo ahita avuga ati njye njya ku ishuri? Ubwo se najya ku ishuri nkande? Sindi umwarimu, ntabwo ndi diregiteri w'ikigo, njyewe najya ku ishuri nkande koko? Ntabwo rwose nahaza. Uyu mumama aramubwira ati ariko ibuka ko uyu ari umwana wawe, ari umwana wacu, kumushyigikira rwose sinumva ikibazo gihari. Maze uyu mugabo ahita abwira uyu mumama ati n'ubundi buriya abarimu rwose bateguye ibintu byo kugira ngo bapfushe ubusa umwanya w'ababyeyi, njye rero ntabwo ndi muri abo babyeyi bafata igihe cyabo ngo bagipfushe ubusa uko babonye, njye ntabwo bambona rwose, nta mwanya mfite, ntaho nzaza. Uri mama we, uzagende mujye muri ibyo byose, njye ntukampamagara umbwira ubusa, ibyo ntibindeba rwose habe namba, nta mwanya wo gupfusha ubusa kuri mwebwe mfite. Uyu mumama yumva ibi bintu maze akababara, agahita abwira uyu mugabo ati n'ubundi nari mbizi ko ari ukuri bunsubize, ati gusa mbabazwa n'uko umwana wawe atazi uwo uri we wa nyawe, yenda ntabwo yakomeza kukwiruka inyuma ashaka urukundo kandi udafite. Uyu mumama rero ahita yikupira, kuko aba yumva rwose arambiwe kumva amagambo atarimo ikinyabupfura uyu mugabo aba ari kumubwira. Shani rero
ku mugoroba asohokana uyu mwana we kugira ngo amuruhure mu mutwe, maze bakajya ahantu hari ibyicungo abana bakundaga kujya. Bakigerayo bahahurira na wa mugabo ariko mu buryo butunguranye. Wa mugabo aza yiruka agahobera umwana we ati sheri mwiza, ati niko nari ngukumbuye. Umwana we nawe ati nanjye nari ngukumbuye. Uyu mwana ahita amubwira ati papa ko naguhamagaye kugira ngo uzanzire mu birori ukaba utaranyitabye. Maze uyu mupapa ahita amubwira ati oya sheri, nta nubwo ari ngombwa njyewe kumpamagara, ndi papa wawe, ibintu byose mbyiyumvamo, wowe icyo ukeneye ni kimwe gusa, ni ukumbwira isaha naho bizabera, urabizi sinahabura, nzaza rwose. Uyu mupapa rero iyo yageraga imbere y'uyu mwana yigiraga umuntu mwiza, kandi mu by'ukuri ntabwo yamukundaga, nta nubwo yafataga inshingano nk'iz'umubyeyi rwose w'umugabo yakabaye yafataga ku mwana we. Ariko iyo bahuraga yashakaga kwigira mwiza kugira ngo ahubwo umwana abone ko mama we ari we mubi udakunda papa we. Uyu mupapa yahise amubwira ati ndishimye guhura nawe, ati humura rwose ibyo birori sinzabiburamo, ati ngwino ahubwo nkomeze ngutembereze. Ahita amufata agahita akomeza kumujyana mu byicungo, akigira rwose umupapa mwiza muri ayo masegonda. Maze rero bagera aho bagatandukana bakava aho ngaho, abo bagataha n'uwo mupapa nawe agataha, ariko bumvikanye ko mu birori atazahabura. Buracya maze uyu mupapa akoherereza ifoto Shani, uyu mupapa uri kumwe na wa mwana we, maze akabwira Shani ati wabibonye ko buri gihe ngutsinda icy'umutwe, ati ubu rwose umwana azi ko ari njye ndi umutagatifu kuri we nta kibazo. Maze uyu Shani ahita avuga ati ni ukuri uri umuntu mubi pe, reba ko wamutaye afite imyaka 5, ntiwigeze na rimwe umwishyurira minerivare, nako ndarengereye, minerivare ni ikintu kigoye, ntiwigeze na rimwe umwoherereza n'igihumbi cyo kurya, ntuzi ngo abahate, ntuzi ngo yambara ate, nta kintu cye na kimwe uzi, warangiza ngo umwana wawe, ati ni ukuri urambabaje pe, urambabaje, icyakumva uvuga. Uyu mugabo ahita akomeza amubwira ati ibyo nibyo uri kwivugira, naba nkohereza amafaranga cyangwa ntaguha, icyangombwa ni uko naguteye inda, kandi rwose urubuto rwavuyemo ndufiteho uburenganzira. Ubwo rero ibyo bindi uvuga sinzi ibyo ari byo, ntabwo ari ngombwa rwose ngo mbe nguha amafaranga cyangwa amafaranga y'ishuri, kubera yuko no kugutera inda ubwabyo ni akazi katoroshye. Ubwo rero kuba naragashoboye urumva ko ndarenze, ndi umuntu w'umugabo. Uyu mumama arababara, aragenda akababara akongera akababara, maze agahita akupa telefone. Aba yumva atagikeneye kumva amagambo uyu mupapa aba ari kumubwira. Urongera bugacya mu gitondo rero, maze wa mwana akambara, aba yambaye nk'igikomangomakazi agiye kubyina izo mbyino z'umuco, kandi aba rwose yifuza ko papa we ari bumubone yambaye atyo. Aragenda rero mama we akamutwara akamugeza ku ishuri, maze akajya mu birori. Ariko ibirori biraba bikarangira wa mwana agashaka papa we akamubura, maze agasohoka mu birori yababaye noneho yijimye. Araza agahita yinjira mu modoka ya mama we akamubwira ati mama rwose ndababaye ku buryo utabyumva, papa yankojeje isoni uyu munsi, abantu bose bazanye ababyeyi babo uretse njye nari nizeye papa, none koko n'ukuntu yari yabinyijeje yanze no kuza kundeba mu birori byanjye. Uyu mama abwira uyu mwana ati hangane mwana wanjye, yenda hari ibindi yahugiyemo ntawamenya. Uyu mwana arababara, maze agataha kurya bikanga, ibintu byose bikanga kuko aba yababaye cyane, papa we rwose aba yamuhemukiye. Uyu mumama rero nawe arababara agahinda kakamwica, maze agasubira muri ya jaride yajyaga akunda kuruhukiramo wenyine. Aragenda akicara ku ntebe maze akarira koko, aba afite agahinda kenshi. Maze agahita yongera akabona wa musore wigishaga b'abana, akamwitegereza cyane. Wa musore yamara kwigisha abana, uyu mumama Shani ahita amuhamagara. Uriya musore aba yitwa Nick. Uyu mumama ahita amuhamagara akamubwira ati ngwino nkubwire ndagushaka. Uyu musore ahita amwitaba, maze Shani agahita amubwira ati ndifuza serivisi kuri wowe, mfite umwana w'umukobwa ufite imyaka 12, rero ndifuza ko wazajya umubera papa mu bintu byose akora. Nzajya nkwishyura amafaranga menshi ashoboka, nzajya nkwishyura 1,700,000 buri kwezi.
uyu musore arabyumva maze akumva arumiwe, agahita amubwira ati ubwo se ubu noneho urumva ntaba ngiye gufata inshingano, none se urifuza ko nsimbura papa w'umwana? Shani ati yego. Uyu musore ahita amubwira ati none se urumva bitaba ari ugukina n'ibyiyumviro by'umwana mu by'ukuri, kwigira nkaho ndi papa we kandi ntari we, urumva bitaba ari ukumubabaza indi nshuro? Uyu mama aramubwira ati umwana wanjye arababaye kandi nkeneye ko yishima, rero nkeneye ko umuba hafi ukajya umufasha gukora devoir, niba ari ku ishuri, niba ku ishuri hari ibyabaye, mbese ugakora inshingano zose za papa we, ngiye nzajya nkwishyura nta kibazo kandi nzajya nkwishyura neza. Uyu musore rero arabyanga akamubwira ati hoya rwose izi nshingano zirakomeye, ariko uyu musore arataha maze yagera mu rugo agasanga nyirinzu yaje kumusohora mu nzu, nta mafaranga aba afite, aba akennye cyane. Ahita abwira nyirinzu ati hangane ni ukuri ayo mafaranga ndayashaka mu gihe gitoya maze nyazane. Ahita akubita agatima kuri cya kiraka bamuhaye, agahita avuga ati ariko burya nakora akazi nkabona amafaranga nanjye ndi kurangara bikabije. Ubwo yahise avuga ati ibyo byose ndasubira kureba wa mama akazi ngakore nk'uko yakambwiye. Umunsi wakurikiye rero aba ari anniversaire ya wa mwana w'umukobwa, bajya mu birori rero biba byabereye iwabo mu rugo, maze haba hari ibintu byose, ibyo kurya n'ibyo kunywa, hari amakeke, ibintu byose biba bihari. Uyu mwana rero igihe kiragera cyo gukata keke maze akabyanga ati rwose ntabwo nabikora papa ataje, tugomba kubikorana. Abantu bakomeza bategereje kandi rwose uyu mwana aba ahangayitse, akomeza areba ku muryango buri kanya, akuraho amarido areba hanze, umutima rwose ntabwo uba uri hamwe, maze bagategereza bakaruha. Uyu mumama araza akinginga uyu mwana we ati mbabarira rwose dukate keke dore bwije. Uyu mwana aravuga ati papa nataza ubwo rwose ntabwo turi buyikate, turi buyihorere. Ibintu bitangira kugenda bibiha kubera ko rwose ubona nyiri ukwishima atishimye. Sinumva n'ubundi n'ukuntu abandi bari kwishima kandi uwo baziye mu birori we atishimye. Uyu mwana rero akomeza guhangayika rwose ukabona yabihiwe n'uyu munsi, maze ajya kumva hanze hari abantu baje bacuranga baririmba, agahita yishima ati nabivuze, ati papa araje, ati nari mbizi ko papa atari buntenguhe. Arasohoka agahita asanga ni abasore babiri, umwe aba ari Nick, undi aba ari undi musore baba bazanye bari gucuranga, maze bagahita batangira kumuririmbira bati isabukuru nziza, isabukuru nziza. Uyu mwana rero uba ufite ikinyabupfura nanone aba yitonze gato kugira ngo abanze yumve ibyo abantu bamubwira. Uyu musore Nick ahita amubwira ati isabukuru nziza mukobwa mwiza, turakwifuriza umunsi mwiza wawe w'amavuko, nakuzaniye n'impano. Ahita amuhereza ikintu kirimo impano nyinshi. Uyu mwana arebamo agahita sara ati hoya ntabwo bishoboka, ati izi mpano zose ni izanjye. Uyu Nick ahita amubwira ati cyane kubera ko uri umwamikazi, izi mpano zose ni izawe. Uyu mwana ahita yishima agasara, bari kumwe n'inshuti ye, agatangira akarebamo, akajya ateruramo imwe ateruramo indi. Ahita abwira inshuti ye ati kuva navuka mu buzima bwanjye ni ubwa mbere bampereye impano nyinshi cyane umunsi umwe. Uwo musore ariko ubwo aba yamuhaye icyo kintu kirimo impano kandi ari nako afite keke mu ntoki. Uyu mwana ahita yishima maze agahita abwira uyu musore ati urakoze cyane, ni wowe muntu w'igitangaza mbonye ku isabukuru yanjye, kuko ni wowe muntu wa mbere ubashije kunkorera ikintu ntigeze nkorerwa na rimwe. Ibi bintu nkoreye ni ubwa mbere bimbayeho. Ati mbega impano nyinshi. Uyu mwana ahita yinjira n'inshuti ye bakajya bakicara mu nzu mu ntebe, maze agatangira kuzireba, noneho agashyuha akishima, akajya akuramo imwe akayireba ati iyi ni iyanjye, n'iyi ni iyanjye. Haba harimo impano nyinshi byo, maze ya nshuti ikajya imubwira ati mbega impano nyinshi we, ati ndumva nifuza kumenya ibintu birimo hano imbere. Umwana akajya amubwira ati hoya ntukoreho, ati ibi byose ni ibyanjye, ati biratangaje kuba nabona izi mpano zose ku munsi umwe. Umwana rero arishima cyane, maze mama we ahita asohoka agasanga uyu musore hanze, akamubwira ati uretse kwinjira none hano habwiwe n'iki. Uyu musore ahita amubwira ati ariko wibuke ko wampaye ikarita yawe. Urumva ntiyari yigeze amubwira ko yemeye cya kiraka baherukanye yabyanze, ariko uyu mama amuhereza karite iriho nimero za telefone, ati ubwo nuhindura ibitekerezo nta kibazo uzampamagare.
uyu musore ahita amubwira ati wibuka ko wampaye ikarita yawe, umumama aramubwira ati naguhaye ikarita ariko siniyibuka nkurangira ahantu ntuye. Umusore aramubwira ati ariko ubu bisigaye byoroshye, ni gute se waba ufite nimero z'umuntu ukayoberwa aho atuye n'imbuga nkoranyambaga ziri aha ngaha, kugushakisha rwose biroroshye, nahashakishije kandi ndanahamenya, n'amakuru yose ndayamenya ko umwana afite aniveriseri. Uyu mumama Shani yahise amubwira ati urakoze cyane, cyangwa umwana wanjye yishima, ngaho injira dukomeze ibirori. Uyu musore rero yarinjiye, maze wa mwana akimubona aramushimira nanone cyane, yari anezerewe. Uyu musore yahise yicara iruhande rw'uyu mwana aramubwira ati ni ukuri ndakwifuriza isabukuru nziza, ati rero igihe kirageze dushobora gukata keke. Uyu mwana yahise amubwira ati yego dushobora kuyikata. Noneho yari yishimye. Barahagurutse rero batangira gufasha uyu mwana gukata keke, maze uyu mwana afata ukuboko wa musore aramubwira ati ni ukuri nta kuntu utamfasha rwose kuyikata, kubera ko uri umuntu w'igiciro, nubwo ari ubwa mbere duhuye, ntunguwe no guhura nawe ubwa mbere, tukanahura wankoreye ibidasanzwe. Barishimye rero barabyina, ibirori biba ibirori rwose, wa mwana yibagirwa bya bibazo yari arimo kare. Ibirori birangiye, Shani arongera akabona na ya nshuti ye ikamubaza ati uriya si wa musore wanyerekaga cya gihe twagiye muri jaride? Uyu mumama ahita amubwira ati yego ni we. Uyu mukobwa ahita amubaza ati none gute yageze hano? Uyu mumama ahita amubwira ati namwishyuye kugira ngo rwose aze amfashirize umwana kwibagirwa papa we. Uyu mukobwa ahita amubaza ati ubwo se nta soni n'ubwoba ufite? Uramwizeye se uriya muntu? Uramuzi ahubwo? Uyu mumama ahita amubwira ati nanjye nzi ubwenge, urumva ko ntakwizera umuntu gutyo gusa. Nashyize amakamera mu nzu yose, maze nyakonegita kuri telefone yanjye, bityo nzajya menya imyitwarire y'uriya muntu igihe cyose ntahari ari kumwe n'umwana wanjye. Nanjye urabizi rwose ntabwo ndi indangare, ndifuza ko rwose umwana wanjye yibagirwa se, ahubwo ibi bintu nakabaye narabikoze kera, sinibaza impamvu narangaye nkaba narakererewe kubikora. Iyi nshuti ye iramubwira iti ni ukuri nkwifurije amahirwe, ariko nanone ibintu wakoze ntabwo numva ngushyigikiye neza. Uyu mumama rero arataha, yagera mu rugo n'umwana we, umwana we aba yishimye bikabije, maze akabaza uyu mwana ati umunsi wawe se urumva wagenze ute? Uyu mwana aramubwira ati umunsi wanjye wagenze neza ku buryo utabyumva, ati mbega umunsi w'agatangaza, ati umunsi nakiriyeho impano nyinshi mu buzima bwanjye. Mama we ahita amubwira ati rero n'ubundi impano ziracyaza, hari n'isoza umunsi wawe. Ahita afata impano akamuha. Umwana yarebamo ati mama wanjye, iyi mpano uko irenze nayo, umpaye telefone koko? Mama we ahita amubwira ati yego mwana wanjye, ndagukunda kandi nkwifuriza kunezerwa, ndayiguhaye rwose, iyi ni impano y'isabukuru yawe, rwose nezerwa. Uyu mwana arishima noneho bikamurenga, akabyina akavuga ati uyu munsi ntabwo nzigera mwibagirwa mu buzima bwanjye. Uyu mwana arabyuka agahamagara papa we mu gitondo ati papa, ati ni ukuri ejo warampemukiye, narakubuze, warantengushye, gute utaje mu isabukuru yanjye? Maze papa agahita amubwira ati ni ukuri nabuze umwanya. Uyu mwana ahita amubwira ati nibura kubera ukuntu nakurakariye ndumva nshaka kukubona, ngaho mpa aderese yawe maze nimva ku ishuri mpanyure. Uyu mugabo arazimuha, maze uyu mwana bakemeranya ko nava ku ishuri ari bunyureyo akamureba. Umwana rero amara kwitegura kandi kugira ngo ajye ku ishuri, maze bagahita bumva umuntu arakomanze. Mama we ajya gufungura agahita asanga ni Niki wakomangaga. Niki rero ahita ahamagara uyu mwana ati igikomangomakazi cy'uru rugo kiri hehe? Narinje kumutwara ku ishuri, gusa nta modoka mfite ariko nakodesheje taxi voiture. Maze mama we ahita amubwira ati yego se. Uyu mwana amanuka yishimye agahita ahobera uyu musore, maze mama agahita avuga ati uzi ko wagira ngo mwari mwabipanze? Nabo bagaseka bati n'ubundi ubu niko bimeze. Uyu mwana ahita amubwira ati mama, hari ikibazo se twagenda na Niki? Maze mama we agahita avuga ati oya nta kibazo mfite, nimugende rwose nta kibazo. Bahita rero bagenda akamutwara ku ishuri, baba bishimye rwose kandi uba ubona uyu mwana anezerewe kujyana n'uyu musore.
ku mugoroba rero amasomo arangiye, uyu Niki yasubiye kureba wa mwana w'umukobwa ku ishuri ngo amutahane, akimubona aramuhobera aramubaza ati none se urumva noneho uri tayari dutahe? Uyu mwana ahita amubwira ati hoya, ati nagira ngo ngusabe serivisi, ati nifuzaga kujya kureba papa wanjye, ati twavuganye twumvikana isaha ndi bumurebereho yampaye na adresse y'aho aba. Uyu musore ahita amubaza ati none se mama arabizi? Uyu mwana ahita amubwira ati hoya. Uyu musore ahita amubwira ati rero reka tubimubwire. Umwana ahita amubwira ati mbabarira, mama ntabwo yabyumva, mbabarira bimubwira, cyane cyane ko ntacyo ndi bube kuko turi kumwe, urumva hari ikibazo se? Mbabarira rwose ubimfashe umpe serivisi. Uyu musore rero wumvaga vuba kandi wari umwana mwiza, yumvaga buri wese, yari atuje rwose haba ku mubiri ndetse no mu mutima, yari umusore muzima rwose witonda. Yahise abwira uyu mwana ati nta kibazo, ngaho reka nguherekeze nta kibazo, tujye kumureba, ntabwo nakwangira ibintu ushaka. Uyu musore rero baragiye, bagiye mu modoka, maze uyu mwana agenda ahamagara papa we ariko ntiyamwitaba, aramuhamagara inshuro nyinshi cyane, uyu mupapa ntiyitaba. Uyu mwana yarababaye ariko nanone abwira uyu musore ati noneho ubwo nzi nimero z'inzu nta kibazo, reka tugende tugereyo. Barahageze rero umwana ahita abwira Niki ati dore ni hariya, kuko yambwiye ko ari nimero 2 kandi ngiriya. Bavuye mu modoka bajya ku gipangu, barakomanga babura ubafungurira, barahamagara kuri telefone babura umuntu, maze wa mwana n'agahinda kenshi yegama ku rugi rw'igipangu yanga kuhava. Barahagumanye n'uwo musore maze babona n'ubundi nta kindi bari bukore. Uyu musore yaramubwiye ati ihangane, ahari papa wawe arahuze cyane, ariko yenda naza kuboneka araza kuguhamagara aguha iyindi gahunda muzongere muhure, ngaho ihangane reka dutahe kuko dore na mama wawe ntabizi, ataturakarira bikaza kuba bibi cyane. Uyu mwana rero yarabyumvise maze barataha, ariko ataha yababaye birenze urugero. Uyu mupapa tuvuga aha ntabwo rwose yakozwaga inshingano, yari yarirengagije uyu mwana, ahari yatekerezaga ko kuba yatandukanye n'umugore we bishatse kuvuga ko n'umwana we batandukanye, kandi si byo. Nta kintu na kimwe gishobora gutuma umuntu yibagirwa inshingano ku mwana we. Ikindi kandi burya nubwo ababyeyi babiri batandukana, ariko ni ukuri umwana aguma ari uwa bombi, kandi bose bagomba kumwitaho kimwe ndetse bagomba kumuha urukundo. Uyu mupapa rero ibyo bintu yari yarabyirengagije, maze rwose amera nk'aho uyu mwana amutereye mama we. Uyu mwana rero yaragiye yicwa n'agahinda, agira agahinda kenshi kuko yakundaga papa we kandi birumvikana rwose yari amufiteho uburenganzira kugira ngo amubone. Uyu mubyeyi yirengagizaga uyu mwana ukagira ngo ntaho baziranye. Uyu mwana rero rwose yarababaye bikabije. Niki yihanganishije uyu mwana cyane kuko rwose yaratangiye kumukunda nubwo bari bamaranye iminsi mike, ariko wabonaga amufata nk'aho ari umwana we rwose yibyariye mu nda. Nubwo yaje akorera amafaranga, ariko ni ukuri wabonaga rwose ari umuntu mwiza, yitaga kuri uyu mwana nk'aho atari gukorera amafaranga, wagira ngo rwose yari yaramwibyariye. Yaramwihanganishije aramubwira ati nukuri ihangane, ndumva ntashaka kukubabaza kandi nukuri papa wawe ntiyakwanga. Urumva rwose uyu musore ntabwo yari agendereye ko uyu mwana yakwangana na papa we. Yaramutahanye rero amugejeje mu rugo, aramubwira ati ngaho wihangane ngiye kugutekera. Mama w'uyu mwana ntabwo yari ahari, yari atarava ku kazi. Uyu musore yaramubwiye ati ngiye kugutekera ibyo kurya byiza kandi biryoshye, urambwira ibyo ukunda mba aribyo ngutekera. Uyu mwana yaramubwiye ati urantekera inyama n'amafiriti kuko nibyo nkunda cyane. Uyu musore yaramutekeye neza cyane. Uyu mwana nawe ari gusubira mu masomo, maze akajya anyuzamo agasanga uyu musore mu gikoni aho yatekeraga, akamwereka ibyamunaniye. Uyu musore nawe akamukosora aseka, kandi rwose uyu mwana agahita abyumva. Mama we rero yaraje ava ku kazi maze yinjira gakeya, ahagarara ku rugi, yumva ibyo aba bombi bari kuganira, ukuntu uyu musore yari ari guteka akandi ari nako afashe umwana amadevuwari. Yarasetse arishima maze ahita yinjira, ahita avuga ati ko hano hahumura se, mwatetse ibiki? Uyu musore ahita amubwira ati uraje ubyumve gusa biraryoshye.
uyu mumama ahita amubwira ati ni ukuri ndashonje cyane ndi bubinezererwe nanjye ndumva nifuza gusangira namwe. Uyu musore rero yamaze guteka maze arategura bose barasangira barishima, uyu mwana yari asigaye yishimira uyu musore bitangaje. Uyu mumama kandi nawe yaramwishimiraga cyane kuko rwose yamufatiraga umwana neza ndetse ukabona ko rwose anabazanira ibyishimo muri uru rugo bari bamaze igihe barabuze. Wa mugabo rero watandukanye na Shani sinzi uko yamenye ko rwose hasigaye hari umusore uza gutwara umwana we bakunda kugendana bakanasigarana, maze aza yasaze araza akomanga bagifungura aza yiruka ati munyereke uwo musazi, munyereke icyo gicucu n'andi magambo menshi ntabasha kuvuga, ati nta soni ubu niwe wansimbuje rero n'akanya none ajya no kunsimbura mu buzima bw'umwana wanjye, nimumunyereke ndashaka kumucimbagura kuko rwose ndumva mufitiye umujinya, munyereke murebe uwo muntu wansimbuye mu rugo rwanjye ndashaka kumubona. Uyu mumama ahita amubwira ati itonde genda gake rwose, yego mupapa we ubura ku ishuri ry'umwana, akabura muri aniveriseri ye, akabura kuri telefone, akabura umwana yaje kumureba, akabura ahantu hose, yego rwose mupapa mwiza urinda asimburwa. Uyu mupapa yatangiye kumva rwose bari kumukora ahariho, maze yakomeza avuga ati oya simbyumva, umwana wanjye nta wundi muntu ugomba kumwinjirira mu buzima, cyane cyane ko uriya muntu ntabwo baziranye, njye ndi papa we w'amaraso. Uyu mumama yaramubwiye ati nyamara ushobora kuba uri papa we w'amaraso ariko papa we rwose wo mu bitekerezo akaba mwiza kurusha wowe w'amaraso, nsohokera mu nzu ahubwo kuko numva ntakenera gukomeza kukubona, ihuta nsohokera mu nzu. Uyu mumama yabivugaga amufata amusunika inyuma y'urugi maze ahita afunga. Uyu mugabo ahita avuga ati sha buretse nzamubona nzamwereka icyo nzamukorera, buretse ndamwibikiye. Uyu mumama ati genda ntuzangarukire mu rugo ahubwo sinshaka kukubona kuko nugaruka nzaguhamagarira polisi rwose nta mpuhwe nyigufitiye nawe urabizi. Nyuma y'iminsi mike rero uyu mwana w'umukobwa yaje kurwara, maze kubera ko yiranwaga n'uyu musore aramurwaza kandi akamwitaho neza. Mama we rero yaratashye ari nimugoroba maze abwira uyu musore ati noneho ndumva kwitahira nanjye nkakuruhura kuko ndaje rwose uba wananiwe. Uyu musore yaramubwiye ati ni ukuri nta kibazo, ndifuza ko narara hano niba bitakubangamiye, maze rwose nkarara nicaye nkamureberera nkamwitaho. Uyu mama yaramubwiye ati ubuse ntunaniwe cyane? Umusore aramuvuze ati hoya, maze umumama aramubaza ati none se mbwira uzi ko utangiye kumukunda? Uyu musore yahise amubwira ati ninde utamukunda, uyu mwana ni umwana mwiza cyane, aritonda, arumva kandi arasabana, ni gute se umuntu atamukunda? Biroroshye rwose kumukunda. Shani yabwiye Niki ati nta kibazo rwose niba bitakugoye warara. Ubwo rero bose baraje uyu mwana maze bamushyiramo hagati, umwe aryama hirya undi aryama hino, uyu mwana araramo hagati. Bigeze nijoro cyane rero bose barasinziriye, maze mu gitondo uyu mwana yarakangutse arebye impande ye abona yaraye hagati y'abantu babiri, yarishimye cyane noneho yiyumva rwose nk'umuntu uri kubona urukundo ruhagije, yiyumvise nk'umwana ufite ababyeyi bombi ukunzwe n'abantu babiri icyarimwe. Yarabarebye maze araseka ahita afata amaboko yabo yombi arayahuza arayafatana, bafatana ibiganza ariko bose bari basinziriye. Ubwo rero barakangutse basanze bafatanye maze bararebana bombi baraseka, n'uyu mwana araseka barishima. Bari basigaye noneho ari umuryango unezerewe. Uyu mama yari yishimye kuko umwana we yari asigaye aseka, yari anezerewe rwose kuko ikintu cyonyine yashakaga mu buzima cyari ukubona umwana we anezerewe kandi rwose byari bimaze kugerwaho. Mu minsi yakurikiye rero hari mu masaha y'umugoroba, Niki yari atwaye uyu mwana w'umukobwa amutanye bavuye ku ishuri, maze papa w'uyu mwana abatangirira ku modoka atangira guhondagura Niki ati nta soni, ni wowe wanyibiye umuryango wose wantandukanyije nawo. Niki ahita amubwira ati rwose nta muntu wawe natwaye ahubwo ni wowe wabataye, nta muntu wawe rwose nigeze ntwara. Maze uyu mugabo agahita avuga ati ni wowe, agahita abwira umwana we ati nyura hano vuba, hita ugenda winjire muri iriya modoka, ntukumvire impanuro za mama wawe w'imburamukoro ugushyira mu maboko y'iyi nyamaswa. Ubwo yavugaga ku Niki ati nyura hano vuba tugende, genda hariya winjire mu modoka. Uyu mwana ahita amubwira ati buretse
ati birababaje cyane kuba ntabasha guhindura kuri papa wanjye. Ati yego uri papa wanjye rwose sinabihindura. Ati ariko nanone uramenye ntuzongere gutuka mama wanjye. Ati waradutaye, mama wanjye niwe wanyitayeho, yankoreye byiza byose bishoboka. Naho wowe nagusabye n'urukundo wanga kurumpa. Mu by'ukuri natinze kumenya yuko urukundo rutingingwa. Ntabwo nakabaye rwose nkwingingira kumpa urukundo kandi uri papa wanjye. Ibyo byari inshingano zawe wakabaye warabikoze, ariko njye narabikwingingiye ntiwanabikora. Uyu rero ureba Niki wimubwira nabi kubera ko tumaranye icyumweru kimwe gusa, ariko ibintu yankoreye mu cyumweru wowe ntiwigeze ubikora mu buzima bwanjye bwose kuva navuka. Rero rwose papa uri papa wanjye ndakubaha, ariko ni ukuri numva ntanakeneye kuzongera kugusaba kubana neza nawe kuko ntabwo bishoboka. Ngaho ikomereza gahunda zawe kubera ko nta gihe cyanjye ufite. Reka rero abagifite rwose banyiteho. Ubwo abivuga afungura imodoka yinjira, na Niki agahita yinjira bagahita bigendera. Uyu mugabo ahita asigara aha yitutumba yarakaye, ntabwo aba yumva ko ibintu bishoboka kuko uyu mwana aba yaramukundaga cyane. Ntaba yumva rero ko yamukora ibi bintu, kandi rwose birumvikana kuko uyu mugabo nawe yimye uyu mwana igihe, maze uyu mwana agera aho rwose yumva arabihaza arabirambiwe. Hashize iminsi mike rero Niki na Shani baje gusohokana, maze baragenda baricarana baraganira. Niki abaza Shani ati none se uriya mugabo wawe ubundi mwamenyanye mute? Byagenze bite kugira ngo mube mutakibana? Niba ntacyo bigutwaye wambwira. Shani ahita amubwira ati uriya mugabo rero ntabwo twigeze dukundana, imiryango yacu yombi niyo yabigiyemo maze birangira tubanye. Gusa hashize igihe gitoya rwose ibintu byabaye bibi, ntabwo twigeze twishima. Ati uriya mugabo rero yaje kugenda, maze hashyira ibyumweru bibiri byose narahangayitse naramubuze. Ati ariko nyuma nza kumenya ko yagiye akishakira inzu ye yo kubamo akayikodesha, ngo kubera ko ngo twamwangirizaga ubuzima njye n'umwana wanjye, ngo twamubihirizaga ubuzima. Ati nkibyumva rero, ati rwose nanjye numvaga nkeneye kubaho njyenyine, nanjye numvaga nta kibazo, numvaga nkeneye kubana n'umwana wanjye twenyine. Ati nanjye nahise nimuka aho hantu, maze nza ahangaha tuba nkodesha iyi nzu maze tuyibamo. Uyu musore ahita amubwira ati mbega umugabo, ati uriya mugabo ni ukuri nta mutima agira, ni ikigwari. Gute yatinyutse kugukorera ibintu nk'ibyo uri umugore we? Ese basi tureke we mugore we, ni gute yatinyutse gukorera umwana w'ibintu nk'ibyo? Ati rwose ni ikigwari bikomeye. Ati gusa ndakwihanganishije, ihangane ku bintu byose byakubayeho. Ubwo yabivugaga afata Shani amuhobera, maze Shani nawe ahita amuryama mu gituza. Ati ni ukuri n'ubundi narihanganye kubera ko ibi bintu maze kubimenyera, ntabimenyereye ubu nta gishya kibirimo. Aba bombi rero bahita bahaguruka maze bagataha. Wa musore agakomeza amubwira ati ihangane kandi ukomere, n'ubundi uri umuntu w'umugabo, ukomeza urwane kigabo. Bahita bataha rero bagera mu bagasanga wa mwana yicaye muri salo abategereje. Akibakubita amaso ahita yishima kubera ko ababona mama we ari kumwe n'uyu musore. Uyu mwana yaramwishimiraga cyane, yahise aseka maze yishimira arababwira ati uzi ko mwe mwembi muberanye. Maze mama ahita amubwira ati ceceka ntukavuge ibintu bitari iby'abana. Uyu mwana ahita aseka maze agahita yigira mu cyumba. Uyu mumama rero yongera guhura na ya nshuti ye y'umukobwa, maze akayibwira ati ni ukuri ndabona uyu musore nimara kumwishyura ukwezi kumwe gusa ugukurikira ntazabasha kumwishyura, kuko rwose nta mafaranga mfite, amafaranga yaranshiranye kandi ariya mafaranga namuhaye ni menshi, ntabwo nabasha kuyabona. Uyu mukobwa ahita amubwira ati nta kibazo nyine ubwo uzabihagarikiraho. Uyu mumama rero Shani ahamagara wa musore kugira ngo babivuganeho, maze bagahurira ahantu. Akamubwira ati ni ukuri mfite amakuru nshaka kukubwira. Uyu musore nawe akamubwira ati nanjye ariko hari ayo nshaka kukubwira. Maze uyu mukobwa agahita amubwira ati ariko njyewe ayo nshaka kukubwira si meza. Umusore akamubwira ati njyewe yanjye ni meza, ngaho banza umbwire amabi kugira ngo twumve. Umumama ahita amubwira ati nyine amakuru mabi
nuko narebye ngasanga ntazabasha kukwishyura ukundi kwezi gukurikira, gusa nari nkuzaniye amafaranga yawe y'umushahara, ni ukuri nakunze ibyo wankoreye, wankundiye umwana, twarakwishimiye, watubereye rwose umuntu w'ingirakamaro, ariko sinabasha gukomeza kubera ko sinabona amafaranga nkwishyura, ikindi kandi ukomeje serivisi zawe nkakwambura nanone naba mbaye umumama mubi, rero nifuzaga ko duhagarikira aha, nubwo nanone atari byo nshaka ariko ubuzima niko bubintegetse. Uyu musore yahise aseka maze afata ya mverope bari bamuhereje irimo amafaranga, maze ahita abwira uyu mumama ati ntacyo noneho nanjye reka nkubwire amakuru meza, ati amakuru meza rero ni uko ati rwose ntabwo gikeneye amafaranga cyane, ati kubera ko hari ahantu iwacu hari hahari naragenda hagurisha maze mbasha kugura inzu nziza ubu ngubu mbamo, ati kuko nubwo ntabikubwiye ariko cyagiye naje kubera ko nari narananiwe kwishyura inzu ndimo amadeni menshi, ubu nta kibazo mfite rwose, mfite aho kuba kandi mfite n'amafaranga, ati rero aya mafaranga ntabwo rwose nyakeneye, gusa aho ngiye nkeneye wowe n'umwana wawe mu buzima bwanjye, narabakunze kandi narabishimiye, ariko noneho wowe nagukunze by'umwihariko, ndagukunda rwose, kuva tumenyana nakwiyumvisemo, uko twagiye tumenyerana nagiye ngukunda kurushaho, ndagukunda, ni wowe nkeneye, ntabwo nkeneye amafaranga, aya mafaranga ndamutse nyafashe naba ngurishije amarangamutima yanjye, ni ukuri kubana namwe ntabwo tubana kubera ko ndi gukorera amafaranga, ahubwo mba numva nishimiye kuba ndi kumwe namwe. Uyu mumama yaramurebye cyane maze aramubaza ngo ntabwo ukeneye amafaranga, ukeneye njyewe? Ibyo bintu uri kuvuga se urabizi? Ubwo yabivugaga yatangiye kurakara, ahita amubwira ati oya, ibyo rwose ntabwo byashoboka, ibyo ntibyavamo. Maze uyu musore aramubwira ati ariko ni ukuri ndagukunda kandi cyane. Uyu mumama rero yananiwe kubyumva maze ahita ahaguruka arigendera. Yageze mu rugo rero abwira umwana we ati uzi ngo, ati ndashaka kukubwira inkuru gusa nitagushimisha wihangane, ati Niki ntabwo azagaruka hano, ati rwose avuye mu buzima bwacu. Uyu mwana aramubaza ati ese mami, ati kubera iki? Ati nyine ubwo nuko byagenze ariko ntazagaruka, ati ikindi kandi yansabye ko twakundana ariko nanone ndumva bitandimo. Uyu mwana ahita amubwira ati none se ma wamubwiye ngo hoya? Uyu mama ahita amubwira ngo yego. Umwana arababara ati hoya rwose ntabwo wagombaga kumubwira hoya, ati kuko ni umusore mwiza kandi urabibona, kandi nawe uri wenyine urabona ko utakibana na papa, kubera iki utamubwiye ngo yego? Noneho uyu mama abaza uyu mwana ati none se, ati ubundi wari kubyemera, wari kubyishimira? Uyu mwana ahita abwira mama we ati ntabwo ubizi, njyewe uyu musore namwishimiye guhera umunsi wa mbere mubona, kuko yatumye ubuzima bwanjye rwose buba ubw'umwihariko. Uyu musore yambaniye neza, ikindi kandi arankunda nawe akagukunda, ni ukuri twese adufata neza, namwishimiye guhera kera kose. Tekereza ko n'iyo ubimbwira kuri wa munsi wanjye wa anniversaire nari kubyemera kandi ari ubwa mbere nari mubonye. Rwose mama wakoze ikosa, muhamagare umubwire ko wisubiyeho. Uyu mumama araseka, agaseka rwose maze agahita ahoberana n'uyu mwana, aba yumva rwose uyu mwana afite ibitekerezo, yarakuze. Nuko uyu mumama nyine ahita asohoka mu cyumba, maze uyu mwana agahita atekereza ukuntu babipanze we n'uyu musore. Uyu mwana yabwiye uyu musore ati ariko wazabwiye papa ko mama ko mukunda, kumva mbibona ubwo ibyo ni ibyabaye mbere y'uko bahura, ibyo byapanzwe n'uyu mwana n'uriya musore. Ati ukunda mama kandi mama aba wenyine, kubera iki mutakundana mukabana maze mwese nkabagira, ukaba papa wanjye nawe akaba mama wanjye? Uyu musore yaramubwiye ati ni ukuri mama wawe ndamukunda ariko nanone mbona atabyemera. Uyu mwana yabwiye rero uriya musore ati hoya uzabimubwire maze tuzumve icyo azabivugaho, ati ariko ni ibanga ryanjye nawe uramenye ntuzabwire mama ko twabivuganyeho, ntazamenye ko mbizi. Ibyo rero nibyo uyu mwana yari ari gutekereza mama we amaze kumubwira ko yahakaniye uyu musore.
gusa uyu mwana yarababaye nanone, wa musore rero nawe yaragiye maze yimuka aho yabaga kubera ukuntu rwose yumvaga bimubabaje ko bamuhakaniye urukundo. Nyuma y'iminsi mike rero uyu mumama yakomeje kugenda ahamagara uyu musore ariko telefone nticemo, akamuhamagara ariko ntiyitabe. Umunsi umwe rero ari ku mugoroba uyu mwana yararwaye, yari ari kumwe na mama we, ararwara mu nda, arataka avuza induru nyinshi cyane, maze mama we aza yiruka asanga umwana rwose ari gusambagurika. Byari biteye ubwoba ukuntu uyu mwana yatakaga. Mama we akinjira akimubwira ati mujyane kwa muganga, wa musore nawe aba arinjiye ati umwana yabaye iki? Wa mwana yahise abyuka yiruka ahita asohoka maze ahita afunga urugi asigamo mama we na wa musore. Ni ukuvuga ko yari yirwaje, mu by'ukuri ntabwo yari arwaye. Baramubwira bati dufungurire, ati simbafungurira, nimubanze mubwirane ko mukundana, buri wese abibwira undi mbyumva, kandi ikindi munafata icyemezo cy'igihe cya mariage, igihe muzayikorera mubimbwire, mumbwire n'itariki mbone kubafungurira. Mama we yaramurakariye ati fungura gira vuba, jya umenya ko uri umwana, twe turi abantu bakuru. Uwo mwana yarababwiye ati simbafungurira, nimubanze mubwirane ngo murakundana mbyumva, kandi munavugane ko muzakorana ubukwe. Aba bombi bararebanye maze baraseka cyane ko n'ubundi bakundanaga, maze barahindukira barahoberana. Uyu musore abwira uyu Shani ati ni ukuri ndagukunda kandi n'ubu ndacyagukunda. Shani nawe ati ceceka, nari narakubuze, naraguhamagaye ndakubura, naje kugushakisha ahantu hose ndakubura. Ati ni ukuri nagira ngo nkubwire ko ngiye guhera umunsi wa mbere nkubona uri kwigisha abana nagukunze na mbere yuko tuvugana, ariko nanone sinari kubikubwira kubera yuko urukundo rw'umwana wanjye rwazaga mbere. Nifuzaga ko rwose ubanza ukanshyirira ku murongo umwana wanjye, mbese nigomwa urukundo kugira ngo umwana wanjye anezerwe, namushakiraga ibyishimo. Uyu musore yaramurebye maze arongera araseka, ahita yongera aramuhobera maze barasomana. Wa mwana afungura gake ngo arunguruke, ahita asanga mama we na wa musore bahoberanye bari gusomana, maze ahita akomanga ku rugi ati bravo, ati rero nibyo navugaga, ati noneho nafunguye, muze mwicare muri salo mubivugane neza kuko ibyo nashakaga byari ibyo. Uyu mama yahise akomeza abwira uyu musore ati ni ukuri ndambiwe kuguma mba njyenyine, ati ndambiwe kurera umwana njyenyine, ati nkeneye umugabo mu buzima bwanjye, ati ariko nanone ntabwo ari umugabo uwo ari we wese nkeneye, ni wowe nkeneye, wowe umpagaze imbere, ni wowe nshaka rwose ko uba mu buzima bwanjye. Uyu musore yahise abwira Shani ati njyewe singushaka, maze Shani ahita agira ubwoba atangira gusubira inyuma. Uyu musore ahita amukurura cyane amuhobera, aramubwira ati ahubwo ndagukeneye cyane mu buzima, ndagukeneye ku buryo utabyumva. Wa mwana yahise akoma mu mashyi ati wow, ni ukuri ndabishimiye mama na papa. Bose bahita barebana bati papa? Ati yego ni papa wanjye, keretse ahubwo niba hari ukundi mwumva namwita. Uyu musore yahise avuga ati oya, ibyo ni icyubahiro kuri njyewe, ngwino kuko rwose uri uw'agaciro mu buzima bwacu. Bahise bahoberana uko ari batatu maze baranezerwa. Inkuru yacu y'urukundo rero naho tuyishoreje, gusa babyeyi namwe iyi nkuru buri wese akuremo isomo ashaka, ariko ntihagire ugenderaho adakuyemo isomo kuko buri wese yabonamo irye. Mwakoze cyane rero kunkurikira, kandi ntimukagende mudakoze subscribe, like, share na comment. Ndabakunda cyane.